ndagupfukamiye mwami nzamuya maboko yanjye ntera hejuru muri gihe numvaga ko nzaba umubikira numvaga ari byo nshaka numvaga mbese ariyo ntumbero yanjye icyo gihe ndimo nigira kubatizwa ndi umwana twigaga ahantu kure cyane ariko nagiraga umuhate kuko numvaga ko nshaka kuba umubikira nza kugira inzozi naje kuziha agaciro nyuma ariko uyu ngo yakinjira mu rusengero iwacu ndabyibuka nari mpagaze mu nguni twari turi gusenga kuko nahagaraga mu nguni amateraniro agatangira akarinda arangira mpagaze ngihagaze akinjira mu muryango numva ijwi rirambwiye ngo uriya wamwemera mu mutima wanjye nese ntokesha ariko ntabwo natokesheje kubera ubukwe nabujyanye mu muryango barabwakira njyana umugabo baramwemera irembo rirafatwa finally nyuma y'irembo barambwira ngo ubukwe bwa bushaka ahantu bujyana ntabwo tuzabwakira ntabwo buzabera hano tubasuhuze twongere tubahereze ikaze kuri Maximed TV tunezezwa no kubona mudukurikira ni inkunga ikomeye ntitujya twibagirwa ko mwatanze umwanya wanyu mukigomwa byinshi kugira ngo mukurikirane ibiganiro byacu rero nkuko bisanzwe ndagira ngo nongere nkwibutse ko tubafitiye byinshi kandi ikibidutera nta kindi no kugira ngo dukomeze kugirirana umumaro hamwe n'ibyo ngibyo rero ndakwibutsa kureba hasi niba utarakora subscribe icyo ngicyo kizirikane kugira ngo ubutaha utazajya ucikwa na byinshi tugufitiye nikaze rero twongeye gusura abavandimwe bamaze kuba umuryango bagiye kongera kutuganiriza ntabwo ndibuze kubentroduce reka tubahereze umwanya imbere yacu murimo murabibona kuri kamera zacu ko dufite umumama watwakiriye mu rugo rwe reka tumereze ikaze abasuhuze abibwire ibindi tuze gukomeza ni karibu mama mushobora gusuhuza abantu badukurikiye murakoze cyane ndabashuhuje nitwa Irahoza Noella ndi umumama nishimiye kubana namwe murakoze cyane urakoze cyane ngira ngo muri kano kanya ubwo umaze kwibwira abantu badukurikiye tubwiye amazina ariko reka noneho nse nukubazaho gatoya uyu munsi ubwo mwampaye ikaze mukananyemerera ko tuganira uri umumama warubatse ariko ushobora kutubwira ahangaha turi ni kwande ni wawe hamwe nande wabibwira abadukurikiye ego ahandi ne mu rugo umutware wanjye ni Habumugisha Aimable uzwi ku izina rya Biremera nanjye ndi umudamu we nigirahoza Noella nkaba n'umudamu we urakoze cyane ngira ngo impamvu yari itumye nzana icyo kibazo nuko abantu badukurikirana kuri kamera zacu uru rugo mumaze kurumenyera abatari bakeya mushobora kuba mwahabonye mugahita muhamenya niyo mpamvu nagiraga ngo icyo ngicyo gisobanuke hanyuma dufite amakuru yuko burya bwose ngo ujya ukora mu muhogo ukaririmba uyu munsi ibyo ngibyo byatumye twongera gutembera ahangaha ngo tumenye ibijyanye n'impano yanyu n'uburyo mukoramo uyu murimo ibi ngibi mbere ya byose yuko wenda tugira icyo tubivugaho ayo makuru ni ukuri ego ni ukuri yego muri abaririmbyi muririmba indirimbo zimeze zite ibijyanye no kuririmba kwanyu byatangiye ryari reka ibyo byose ubivugaho mu magambo arambuye hanyuma abadukurikiye barushaho kubisobanukirwa ndi umuririmbyi ndirimba gospel ndirimba indirimbo zo kuramya Imana kuko nizo nkunda ndabikunda cyane nkunda kuramya Imana cyane uburyo byajemo cyangwa se uburyo mbikoramo ntabwo nakuze niyumvamo kuririmba nta nubwo nigeze mbitekerezaho gusa kuva na kera nkiri umwana nagiraga impano yo kurota ntekereza wenda nyuma gato Imana yaje kubimbwira mu buhanuzi ariko nsanga narifitiye yerekwa ry'igihe kinini usibye ko ntabihaye agaciro kubera ko nari umwana ndibuka ko nabaga mu cyaro mba kwa nyogokuru
nigaga mu wa gatatu gutyo primaire, nigiraga umubatizo mu bakatolike, nakuze ndi umukatolike, iwacu ari abakatolike, nigiraga umubatizo nkuze ngomba no guhita mpabwa. Muri gihe numvaga ko nzaba umubikira, numvaga ari byo nshaka, numvaga mbese ariyo ntumbero yanjye. Icyo gihe ndimo nigira kubatizwa ndi umwana, twigaga ahantu kure cyane, ariko nagiraga umuhate kuko numvaga ko nshaka kuba umubikira. Nza kugira inzozi, naje kuziha agaciro nyuma maze kuba umurokore. Nza kugira inzozi ndimo nigira umubatizo, ariko ngira inzozi mbona mpagaze ahantu ku musozi nzengurutswe n'umukororombyi hariho inuma, mbona ndirimba indirimbo ya kirokore, kandi ntabwo nabakundaga, nta nubwo nabiyumvagamo pe. Urumva ko nari umukatolike, ndimo ndaririmba indirimbo ya kirokore ndira cyane, mbona mpagaze ku musozi, hasi yanjye hari abantu benshi. Ntekereza ko wenda ari iby'Imana yashakaga kumbwira, cyane ko kuva icyo gihe nzi ubwenge, ngira impano yo kurota ikintu ndose nkakibona, nakirotera undi muntu, nakirota kuri jewe ndakibona. Maze kwinjira rero mu bintu byo gukizwa, byo kuba umurokore, maze kuba umurokore, Imana iza kumbwira ko ngomba kuririmba, nubwo ntabitekerezaga, nta n'umwanya nabihaga, ntabwo nabyiyumvagamo, sinumvaga ko naba umuhanzi, numvaga ko naba umuririmbyi nkaririmba. Cyane ko 2005 nibwo nagiye mu barokore ndaririmba muri korali ya worship team yari Serpare Kimihurura, ni naho nigaga kuri ADPR, ariko iryo torero niho ryari riri. Ndaririmba, niho nakundiye kuririmba, niho nakundiye kuramya Imana. Icyo gihe nza no kuza kubivamo, urumva byari by'ubwana, nkajya senga bisanzwe byakora ndabireka. Nyuma nibwo 2016 naje kwakira ubwo buhanuzi ko ngomba kuririmba, ariko ntabyo nari mfite muri jewe. Ndavuga nimbo wenda igihe nikigera bizaza. Nkomeza gusenga bisanzwe, ariko najya ndyama nkagira yerekwa ndimo ndirimba ibihimbano by'umwuka. Naba ngenda mu nzira, ntabwo indirimbo zanjye wenda nicara ngo nzitekerezo mbifatire umwanya. Iyo ngenda mu nzira nibwo biza, ndi jyenyine njya kumva nkumva ndaririmbye. Icyo gihe iyo ndirimbye mpita mfata kari code kugira ngo ntaza kwibagirwa. Nuko nguko nkora ubuhanzi, nuko nguko byaje. Wow, mu magambo make kandi abombye byose rwose, ubuhamya ukabura butanze bujyanye n'uburyo watangiye. Hanyuma rero reka tutere kuvuga ibintu byinshi, tutarereka n'abantu badukurikiye iby'uyu muziki cyangwa se ibyo kuririmba kwanyu. Ngira ngo niba mubitwemereye, indirimbo ibaje hafi cyangwa se iyo mukunda kurenza izindi, muturirimbireho gatoya. Mfite indirimbo iri muri studio, ntabwo irasohoka, ni nayo ya mbere. Yego. Gusa iri muri studio, mfite sample yayo uyu munsi ndibaza, ariko irimo iratunganywa neza, mu minsi imbere yasohotse, niyo nazamuraho gatoya yanjye. Yego rwose, twumve kuri iyo, ni karibu. Ndagupfukamiye mwami, nzamuya maboko yanjye, ntera hejuru ijwi ryanjye ngushima, mwami urakwiriye. Nari umunyamahanga, kubw'amaraso urankiza, umpindura icyaremwe gishya, shimwa Yesu umukiza. Ndagupfukamiye mwami, nzamuya maboko yanjye, ntera hejuru ijwi ryanjye ngushima, mwami urakwiriye. Sinifuza kunja kure muritira
itabaza ryawe ngendane nawe mwami fata ukuboko unkomeze ndagupfukamiye mwami zamuya maboko yanjye ntera hejuru ijwi ryanjye ngushima mwami urakwiriye. Haleluya. Wow kabisa urakoze cyane rwose. Hanyuma numvishije indirimbo zanyu ziri ziteye nk'indirimbo zo kuramya kuruta guhimbaza. Iyi njyana kubera iki? Iyi njyana nkunda kuramya Imana. Iyo ndimo ndaramya nibwo numva ubwiza bw'Imana muri jyewe. Kandi urumva ko njya muri korali nagiye muri worship team twararamyaga tukanahimbaza. Urumva ko kuramya mbese nibyo byahise bijya muri jyewe, ndabikunda cyane. Yego. Twihuse rero noneho nifuza ko utubwira niba koko biriho muri iki gihugu cyangwa se n'ahandi hose ku isi hari umuhanzi ufata nk'icyitegererezo mu miririmbire yawe? Abahanzi ibyo aribyo byose bose baririmba gospel ndabakunda, mbafata nk'icyitegererezo kuko barambanjirije. Mu by'ukuri bose mbafata nk'icyitegererezo kuri jye kuko batanga ubutumwa bwiza, bafite indirimbo nziza zirimo amagambo meza, bose ndabubaha kandi mbafata nk'icyitegererezo kuri jye. Yego. Umuziki wanyu igihe mumaze muwukora, imbogamizi muhura nazo ni izihe? Murifuza kubona ugera hehe? Imbogamizi zihari, hari igihe wenda ubushobozi buba budahagije bikakubera inzitizi yo kugira ngo ubyihutishe, ariko hamwe no gusenga hamwe n'Imana nzi ko hari aho izageza ubuhanzi bwacu kandi bugakomera. Nifuza ko byagera ku rwego rwo hejuru, abantu benshi bakakira ubutumwa bwiza buri mu ndirimbo zacu, abo mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu. Yego. Turagushimiye cyane, wageze neza kuduhereza iki kiganiro rwose, ariko nifuza ko muri kano kanya abantu badukurikiye habaye hari ubutumwa wumva bw'umwihariko ushobora kubahereza, ni karibu rwose. Ubutumwa bw'umwihariko nabahereza abadukurikiye bakunda gusenga, bakunda gospel music, nabasaba gushyigikira abahanzi ba gospel music. Ntabwo ari jye jyenyine, hari n'abandi bakeneye gushyigikirwa. Nabasaba kugira ngo badushyigikire, badufate amaboko kugira ngo tubashe kuzamura ivugabutumwa mu buryo bwo kuririmbira Imana. Yego. Ngira ngo twari twabasuye nanone nk'uko navuga ngo dusanzwe tubasura iyo muhari mukaba mwana bitwemereye, tunakomeza kubashimira ko mukomeza kuduhereza ikaze mu rugo rwanyu. Narebye mbona twatangiye ikiganiro umutwari wanyu adahari, ariko turabona hageze. Twifuzaga ko niba nta kintu bitwaye rwose ashobora gutambuka nawe muri kano kanya akaba yadusuhuza. Twihanganire turamutunguye, ariko ntabwo twari kuviwe tumubona tutamuhaye ikaze. Bwana Prophete Biremera, twongeye kugaruka iwanyu tubatunguye, tunejejwe no kubona nubwo twatangiye mudahari. Mushobora gusuhuza abantu badukurikiye? Twabasuhuza tubibwira amazina yanjye ni Habumugisha Aimable, uzi ku izina rya Prophete Biremera. Turabashuje mu izina rya Yesu. Twaganiriye umwanya utari mutoya n'umufasha wanyu, twanejejwe cyane rwose n'ibihangano byiwe mu gukuramya no guhimbaza Imana. Uyu mwanya ndagira ngo noneho mbaze akabazo gato k'amatsiko. Ese hari uburyo ujya ufatanya mu bintu bijyanye no kuramya no donc mu bijyanye n'impano yo kuririmba, hari ukuntu uburyo ubwo ari bwo bwose ujya ufatanya nawe, haba kumufasha, ndagira ngo bivugeho muri make? Akenshi iyo yagize igihangano
cy'umwuka cyo kuramya arabimbwira. Ikintu cya mbere mufasha ni ugusenga, bamubwira reka tuze dusenga Imana, twinginga Imana igisigaye amavuta iyo ndirimbo ugiye kuzahanga cyangwa se wakiriye. Ikindi cya kabiri, iyo agiye kwinjira muri studio ku bushobozi dufite nyamuteraho intunga kugira ngo abashe kwihutisha indirimbo ye. Twaganiriye byinshi nawe, ndakomeza kugenda nsa n'uvugaho muri makeya. Yatubwiye aho yifuza, yatubwiye ngo yifuza ko umuziki we yawubona ugera ku rwego abantu benshi bawumva ndetse bakaba bashobora guhindurwa nawo. Wowe niki wifuza ku bijyanye n'umuziki wa madamu? Murakoze cyane. Maze kumenya ko afite impano byaranejeje cyane. Bivuze ngo amata yahise abyara amavuta. Urumva ndi umuhanuzi, ndi umwigisha w'ijambo ry'Imana, nawe ni umuhanzi w'indirimbo. Numvishe ko bizatugeza kure. Numva ko gukorera Imana kwacu ari mu mugambi w'Imana no kuba twarahuye tugashakana. Numva ko zari inzira z'Imana, Imana yabyemeye. So rero nifuza ko ukuririmba kwe kwazagera kure, kuko si ibyo kubera bisa nkaho insengero zari zifunze, ariko atangiye kugaragaza talent ye. Nari mfite umuhigo, naragize ku Mana, mbwira Imana ko Mana nishoboza akaririmba bikagera kure, tuzatujyana ahantu hose bantumiye. Nkabwiza nk'ubutumwa n'abakaririmba nk'umuririmbyi twajyanye dukorera Imana. Rero umuziki we nifuza ko rwose wazarenga n'imbibi z'u Rwanda, kuko afite impano yo gukorera Imana mu kuririmba. Ibijyanye n'impano ye y'uburirimbyi mumaze igihe kingana iki mubimenye? Tumaze igihe kinini. Urumva ko na mbere y'uko dushakana yayiyumvagamo, nuko dushakanye nabwo yagabikora, ariko njyewe simbyumve, kuko akenshi na kenshi twarashakanye duhura n'ibibazo bitandukanye, ariko akajya aririmba akandika, nkabona ari kwandika indirimbo, ubu nijoro akandika akabyuka no mu buriri, Imana imuhaye indirimbo nkabona ari kwandika. Bimaze igihe kinini, birenga nk'imyaka kuva dushakanye, birenga nk'imyaka nk'itatu gutya hafi birageramo. Murakoze cyane. Dukomeje kunezezwa no kuganira namwe. Hanyuma noneho rero ndagira ngo nse nugaruka mu buzima busanzwe, tube dushyize muzika ku ruhande. Nifuzaga kubabaza ikibazo ndi bubaze uwo ari wese muri mwe uri tayari ashobora kugisubiza. Nendaga kubabaza mumaze igihe kingana iki mubanye? Reka duhere kuri icyo, wenda ibindi biraza kuza nyuma. Mumaze igihe kingana iki mubanye nk'umugore n'umugabo? Tumaze igihe kitari gito kandi kitari kinini, tumaze nk'imyaka nk'ine tubanye. Mushobora kudusangizaho gatoya ku bijyanye n'urugendo rwo kumenyana kwanyu kugeza mubanye? Mubidusangizeho, abantu badukurikiye nibwira ko nabyo bashobora kunezezwa no kubyumva. So murakoze cyane. Ni ukuvuga ngo dutangira gufiyansanya, nari umuvugabutumwa njya gusenga mu rusengero rw'iwabo, ariko njyewe bantumiye ndi umuvugabutumwa. Ndabyibuka ko mu ivugabutumwa ryanjye natumiwe ahantu hatandukanye, njya kubwiriza iwabo rero mu rusengero bantumiye. Icyo gihe rero nawe yari umukristo waho, ariko ari umudiyakoni wimitswe, ariko ukunda guhagarara mu nguni iyo baga basenze, ameze nk'umurinzi wo mu rusengero. Rero ndibuka ko icyo gihe ndi kurambagiza cyangwa se ushaka ko tuzabana, nibwo Imana yanyeretse ko ari we tuzabana. Ariko mbibona mwiyerekwa no mwijwi ndaryumva, ariko kuko si ukuyanganaga, yari muto cyane, kandi ngiyewe nifuzaga abakobwa babyibushye cyane. Icyo gihe cyanjye yari muto cyane, numva ndatokesheje, numva siwe, numva asa nkaho mvangiwe. Ariko kuko ndi mu mugambi w'Imana, nsubire bwa kangahe mbwiriza, byaje kurangira rero mwatse nimero mu rusengero nk'ibisanzwe. Yego, ndamubwira ati se ko nifuza ko twabinyana, ati nta kibazo. Namumaje ijambo rimwe, ndamubwira ati se ufite sheri? Arambwira ati ndamufite, ariko ntabwo araza. Numva ko sheri amufite, numva ko indobo nyiriye, ndigendera. Yakomeza akakubwira kuko nawe afite amakuru menshi cyane aho ngaho. Ngira ngo rwose nawe rwose ashobora gukomeza akadusangiza, tubwire byagenze bite ibyo mubasha kwibuka. Narasengaga, nari umunyamasengesho, nsenga ariko mfite n'ijwi ry'Imana. Imana yambwiraga byinshi. Ndibuka muri icyo gihe ntabwo jyewe, nubwo nasengaga
numvaga nshaka ko Imana impa akazi kuko icyo gihe nta kazi nari mfite, numvaga cyane cyane nshaka akazi, mbwira Imana impa akazi, ariko mu gusenga Imana yambwira ikambwira urugo, ndayibwira ntuke nta kibazo, ubwo ari urugo ubwo uzampitiramo. Imana igakunda kumbwira ko, ariko ntaranakizwa, nigeze kujya ahantu hamwe Gisenyi, habagaho umusaza wanjye ngiye kumureba, njya mu gipangu hari harimo umupasiteri w'umukongomani, bakundaga kubaterana nimugoroba, njyayo bisanzwe nta nubwo ibintu byo gusenga cyane nari mbifite cyane. Arangije arambwira ati wa mukobwa we, ibyo ari byo byose uzashaka umukozi w'Imana azaba ari pasiteri, umushaka atari pasiteri ariko finally ubu umugore w'umukozi w'Imana. Ntabwo nabishyikiraga kuko sinzi, hari uburyo wenda numvagamo abarokore, natekerezaga wenda ukundi kuntu, ndabyakira ndatuza numva nibyo ngibyo, ariko ngiye mu byo gusenga noneho cyane Imana nayo ikabimbwira, ikambwira ati umugabo wawe azaba ari umukozi w'Imana ndetse azinjira hano usengera ari umukozi w'Imana aje mu ivugabutumwa. Nk'umuntu ubwiwe ibyo bintu urumva umuvugabutumwa yarazaga nkakubita akajisho nk'umuntu ufite ubwo buhanuzi. Ariko uyu nguyu akinjira mu rusengero iwacu, ndabyibuka nari mpagaze mu nguni, twari turi gusenga kuko nahagaraga mu nguni, amateraniro agatangira akarinda arangira, mpagaze ngihagaze. Akinjira mu muryango numva ijwi rirambwiye ngo uriya wamwemera. Mu mutima wanjye nese ntokesha, ariko ntabwo natokesheje kubera isura, ahubwo navuze ati hatagira undondora ko ndi kwirebera abasore kandi ndimo ndasenga. Ndabyihorera birangirira aho, aranasohoka aragenda. Nari wa muntu basoza amateraniro nkahita ngenda, ntabwo najyaga nasuhuzanya n'abantu, biri abantu basuhuzanya, nagiraga amagambo makeya cyane. Gusa naho ngaho namuboneye, ariko mu kumubona ntabwo nahise nemera ko ariko kuri koko, naje kugira iyerekwa ryanjye, nza kugira inzozi zinyemeza ko ari we, ariko urumva ko nawe yarabifite mu by'ukuri aza kunganiriza, agiye nari mbizi, nari namaze kubimenya ko ari we. Murakoze cyane, twakomeje kunezezwa no kuganira namwe. Hanyuma abadukurikiye ni ingeri nyinshi, harimo abasore, harimo abamaze kubaka ingo, ariko mu magambo make ndifuza ko mutubwira, mutekereza ko mu buzima bwanyu cyane cyane ku bijyanye no gushakana kwanyu, ubwo no muri mariage birumvikana, mutekereza ko ari ikintu kirimo gishobora kubera isomo abantu badukurikiye? Yes, byabera isomo kubera ko amaze kunyemera, egera mikoro, ndagusaba wegere mikoro. Yes, amaze kunyemera ko tuzabana, twagize urugamba rukomeye cyane. Ku ruhande rwanjye hari itorero nabagamo Karuvari, icyo gihe twagizemo intambara, nawe itorero yabagamo agiramo intambara zikomeye cyane, kuko wenda hari bamwe basenganaga batabyifuje, nanjye batabyifuje ko twabana. Icyo gihe rero byabaye ibintu bitugoye cyane, ariko twasengaga Imana tuvuga ngo nzabana namwe, nzagendana namwe. Turibuka umunsi wa mbere twerekanwa mu rusengero, abantu benshi cyane bashatse kwica ubukwe bwacu, bashatse kwica ubukwe bwacu, bamubwira amagambo atandukanye, nanjye bamubwira atandukanye, ko tutazabana atari Imana, ari amarangamutima, ndetse badutega n'iminsi ako kanya tugira ngo nubwo byaba ariko ntabwo muzarambana, ntabwo muzabyarana, ariko kuko hari icyo Imana yabonye nanjye se yabonye nawe, dukomeza gusenga Imana, twinginga Imana. So ubwo rero amaze kunyemerera, tumaze kwerekanwa, twasohoye invitation, dusohoye invitation, twinjiye mu rugamba rukomeye cyane hagati ye nanjye, wenda aho ngo yahavugaho gatoya nawe azi ukuntu byatugendekeye. Yego. Jewe wenda icyo navuga kugira ngo gikomeze abasore n'inkumi bari hanze ahangaha, cyane cyane abakristo, ubukwe bw'abakristo akenshi bugira intambara nyinshi. Nagize intambara zashoboraga gutuma mva mu murongo nari ninjiyemo wo gushaka. Rimwe na rimwe n'umutima ukajya kure, nkavuga ntese ibi bintu bimeze gute, ariko ngakomezwa nuko
hari ikimana yari yabivuzeho. Nagize urucantege cyane, ubukwe nabujyanye mu muryango barabwakira, njyana umugabo baramwemera, irembo rirafatwa, finally nyuma y'irembo barambwira ngo ubukwe bwa bushaka hano bujyana, ntabwo tuzabwakira, ntabwo buzabera hano. Nk'ikintu cyari kimbayeho en plus kuri famille, ari nayo nari niringiye, ari naho nari maze kujyana ibirori byanjye, urumva ko cyari ikintu cyinshi intege mu by'ukuri. Ariko nakomeje kongeramo imbaraga, ndavuga nti byanze bikunze ngomba kubaka, ntarebeye kuri famille, ntarebeye ku binci intege, ngomba kubaka. Icyo ngicyo ni ubuhamya burebure cyane, ariko ndakeka byafasha benshi mu rugendo rwabo rw'ubukwe. Ikindi kintu cyambayeho kikanca intege, ariko usibye ko byari finali, byari byarangiye ku itariki n'ubundi ya nyuma bucya ndi bukora ubukwe, natunguwe no kumva umuntu wari kundekorera ambwiye ngo ndabihagaritse saa 6 z'ijoro, mu gitondo mfite ubukwe. Icyo nacyo cyari ikintu gikomeye, cyarancanze ndi mu mujyi neza, mbura aho ndeba, birancangamukisha. Ariko kubera ko nari nizeye ko Imana yavuganye nanjye, narakomeje nshyiraho umuhate, ubukwe buraba, ni byinshi ni birebire. Yego. Ngira ngo ahari bizadusaba gufata undi mwanya tuze ari byo byonyine dushobora kuganiraho, ariko munyemerere tugane ku musozo w'ikiganiro cyacu, akaryoshye ntigahora mu itama. Hanyuma twanejejwe nuko mwatwakira mu rugo rwanyu, turizera ko n'ubutani tubyifuza muzabereza ikaze cyane. Natwe turabashimiye ko mwadutekerejeho, mukaba mwagarutse kuza kutureba. Imana ibahe umugisha, tuzabakira nta kibazo. Turabashimiye cyane mwe mwese mwari mudukurikiye, tubashimiye inkunga ikomeye muhora mugaragaza. Nta yindi tubashimira ni ukubana natwe, ibiganiro byacu nimwe tubitegurira. Mwagize neza kubana natwe, naho ubutaha. Bye bye. This is Maximed TV. This is Maximed TV. Maximed, link up with the world.